Hi guys, mumeze mute muraho neza amahoro y'Imana bane namwe igitondo cyiza ese ubundi mwiriwe turagarutse murumva yuko ari faya murumva ko rwose nyamuneka ibintu byamaze kuba biba umwoto hahiye kwa mama Ravi hahiye kwa mama Shema kwa minisitiri Byenari bana birajya hanze nduro savuze umeze neza we ni ndashima ni Imana amahoro nukuri ni amahoro cyane weekend iri kugenda irangira amahoro weekend iri kugenda irangira amahoro ibintu rwose nta satani tunirebera intimbara cyane sinema nyarwanda zimaze kuvamo ishuri rikomeye ari naho tugiye kuba twiduhera kuko uyu munsi umuntu utari gukurikira byibura iminota irimo ari 5 cyangwa 4 njye nta kindi we nakamubwiye cyane nta kintu waba wavuze kuko n'ubundi tubanza ku byabaye ejo baba babizi komanda we mukamutere story mbere yo kugira ngo twinjire muri iyi ntimbaravi mu kanya nari ndi muri siporo kuko nagiye muri siporo nka saa byari nko nk'amasaha 11 urumva noneho ndi muri siporo ndimo ndagenda niruka mbona umukobwa usa nka Mimi ari kumwe na Manzi mpita mvuga ati ko byagenda kose ngiye guhita nkora sambetere kugira ngo mbagiremo mbaganize noneho tuza gukora ikiganiro tuza gushyiramo n'amajwi yabo turi kuganira kuko n'abari codinga batabyumva noneho ndangije nako ga surprise arumfite ndangije ndirukanka ndavuduka mbagezeho nangira kuba recording ndabarikodinga ariko ubwo banageze ndavuze se wa muwayigenga uri mu bigoro banyicanye nabora kandi tutari muri siporo ari muri filime ubwo rero nageze ubwa bwinshi yes birumvikana rero ngira ngo iyi nkuru tugiye n'amajwi yabo ndafite yenda abantu baraza kuyakurikira mu minota iri imbere nibiza gukura ninumva umutima ushaka ko nyabaha ariko reka dukomeze ahubwo katwinjire muri filime nyirizina katwinjire muri filime igitondo cyiza abakunzi bawe ni turahera he minisitiri byacanze oya ariko so wahera kwa mama Shema kariho rwahiye kwa mama Shema se ndumva mbuza amahitamo wahera kwa mama Ravi se mu bakomediyani bacu kadayere kwa mama Ravi kwa mama Shema ariko ni moto naho aho hera ko tujye kwa mama Shema bavuze mbere mama Shema byanze neza akomeje kutubera intare y'ingore ubu abana be bose katangiye kubakomanya niba mwangira rimwe none harafata yareke he ikintu kinshimishije uzi cyari cyose nari nzi ko Anje ari bube ku ruhande rwa mama Shema karega nawe wibuke ko akundana na Tony kandi na Tony nawe ni mugenzi wa Ravi no mukene nawe aravuga ati ko bari kugira Shema ejo ninjye bazabigera yes no kubango rero kuba tuvuge ko yafashe uruhande rwiza se yafashe uruhande rwiza rega amafaranga n'amashakishwa yafashe uruhande rwiza no kuvango kwa Shema uzi ikintu mbana kwa Shema birarangira bakoze amakosa kandi amakosa bari bukore ashobora gukorwa n'uriya mukobwa ngo narinde ntago biri bube wini reka ibaze nibamara kumenya ko hari umuntu urimo urajya kwica Ravi none oya Ravi kumwica ko ndabona mu kanya kari imbere ashobora kuza kugerageza guterwa ibyuma agakomereka ariko iwacu ntibamukomeretse pe ntapfe uri kubyumva neza ntapfe noneho nadapfa ikintu kiri bubeho Shema araza kuba amenya ukuri n'ibyo uriya mukobwa Anje amubwira amenye uko bafite gahunda yo kugira gute kwica Ravi kandi yaramuciriye mu maranga ati niba ubona uyu mugore ukuntu yarakaye none ukuntu yitwa mama we nta nubwo amwita mama ngo uriya mugore akaba ameze nk'intare ugatekereza ubushitani n'ubugome bwa Rene ushaka amabodyguard n'amabawonzi ajya kurinda Ravi yes bivuze ko uyu mwana Zarina aramuzi neza cyane ni ibintu byumvikana kandi si nawe ubwe Eline ashobora kuza kwimenera agasanga mubwiye ibyo arimo arapanga none se ntamaze kubibwira Claudine ahubwo kuko na Claudine ashobora kuza kubivuga kandi Claudine ni Anje yamuhaye amafaranga urumva yuko nyine kwa mama Ravi ko byagenda ko kwa mama Shema ko byagenda ko sagiye gushya ego kumana kuko mama Shema ntago ari bwemere bira bintu bari kumubwira ibaze noneho mama Shema wigire shitani namenya ko ari nari gushaka kumena amaraso kandi mama Shema ntago ari umugome nubwo ko ari ibi byose nuko nawe yababajwe ibaze namenya ko ari nari kumena amaraso arabakimushyigikiye ntago arabakimushyigikiye biraza kuba ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo kandi nanone mama Shema aretse gushigikira Aline ibintu akora yabyireka
yabireka pe ntabwo Shema ari umuhungu uri mu gihugu wenyine kandi Aline si mubi buriya nubwo afite imico mibi ibintu birahinduka. Erega twaje kumenya ko Aline adafite n'umutima mubi nyine uretse trauma y'urukundo. Ntawe rwose baze gucikwa rero mu kanya ubwo Mama Shema ari bo baze kumenya imigambi ya Aline. Reka tubiveho ibingibi ahubwo tugaruke kwa Mama Ravi. Mu bakomediyani bacu kwa Mama Ravi naho zahiye hatashye telefone iPhone ariko ni nimero ya kangahe abantu muze kureba muze kundebera ngo ni iPhone ya kangahe munyibwire muri comment ya iPhone ni nimero zingahe ahubwo se buriya wa mungane wa Bimana abasha kuyikoresha mu gacwa ese ntiyari yabuze kamera ngo ingenzi bi telefone byose ababuze kamera ntabwo biri bwore nukuvuga ngo kwa Mama Ravi ko byagenda kose kuva wabonye telefoni ahubwo iriya telefoni ishobora kuza kubicisha bashobora kuza gusohoka hanze bagiye gufata video ugasanga ntibyo ahubwo njye mbona telefone mbonye biza kuba igisubizo cyo gutanga amakuru se ibintu byose ari neza muri rwa akikora bahita bafata video cyangwa se ubundi rwa rugozi ko nta telefone rwagiraga habagamo ka telefone gatoya ku kagozi ka Ravi nuza ka telefone yambara mu ijosi niko kabaga muri uru rugo amaye nka data ariko na Mama Ravi afite kandi ga telefone gato ntari nkavuze kandi hoya gatoya kamatushe nawe yes nukuvuga ngo ko byagenda kose agiye gushya kwa Mama Ravi ayawe honest nk'uyu mutipe umaze amasaha 7 mu bigori arica umuntu ariko ntago ari bugira ko kumwica ahubwo kuko ahantu ari ni hari nyabagendwa ni ku nzira oya noneho n'Imana bari gusenga muri uru rugo reba amasengesho bari gusenga kubw'umutima uhagaze Ravi afite no kuvuga ngo uko byagenda kose ntacyageraho biraza uyu munsi wamaze guswata amasaha 7 ibaze ko Aline yamutegereje akagera n'ahagwa ni ikibazo ashaka kubera umushinja yahanutse kara kagirigiri se yagashobora ubundi ko kamuzinga ntago kagere media mubasha kagere media ntago amushobora rwose bakunzi bawe entertainer niba araho ugeze rero akaba ari n'ubwa mbere ubanye natwe kora kuri subscribe ubundi wumva ikiganiro mu kanya turaza kugenda tubabwira n'ibindi bitandukanye ingamba ntakuka z'abavandimwe zabanjije gukora ubungubu Ange na Shema bamaze kwemerana kandi murabizi ko Ganza nawe yiyemeje kujya ku ruhande rw'umuvandimwe we yafata bibi yafata byiza azamushyigikira uyu mubyeyi arasigara ariko ntahari usigari ntaho minisitiri nyuma yo kumenya rero noneho ko Aline adakenewe muri uru rugo reba ubukaka ufite none yarakaye hanje no mu rugo batari guteka ngarye niba kaka afite ikibazo cy'umutima arega uriya mwana Ange niyo ajyana minisitiri akamubwira uko bimeze nawe araza kuva ku izima nawe arava ku izima aza kurira ishyano hano hakoze ubundi Aline atari muri uru rugo ubundi ubu bajya bakora iki niyo adahari baramukumbura Ravi bajya baza kubasura ariko nibyo n'ubundi bungutse mimi bonye se Ange Ange yagarutse mu rugo kandi reka twizere ko iyi noneho gushyira hamwe kw'abavandimwe kuri buze gutuma Papa Shema tumubona abantu musengerera musengerera Ravi uyu munsi tubona rucitse kuko nyuma y'ejo ntacyo azamukoraho ko twamaze kumenya ko bazamuherereza ama bodyguard bose aruko inugwamagara muri make kugira ngo bumve yuko nyine hari ikibazo umunsi habayeho ikintu gikomeye bazahite babyakira reka tuze kureba iyi mwanzuro minisitiri ari buze gufata nyuma yo kwirukana aba bana bose bikaza kugera kuri Mama Shema yuko minisitiri yamwirukaniye abana ndibaza nimba uriya mukobwa azasubira kwa Mama Ravi na Aline ntabwo yatinyuka gusubira ashobora no kujyaho kubera itabi n'irirongoza ayiwe n'ukuntu yari yaziritse n'ukuntu yahavuye yiruka ibyo ntacyo byakanga yanyweye ibiyobyabwenge ashobora gusubirayo ni ibintu biba byizwi cyane ariko n'ubundi ntabwo umugambi we na Tito wacitse Tito numvishe umwita andi mazina bamwita Wayigenge peace kuri Wayigenge n'abafana be ntabwo ayo mazina njye mba nyazi bamwita Wayigenge ni umusani kabisa bamukubise urushyi ariko kuvana n'uwo munsi umanza miliyoni 2 z'abandi azaziruka aragarura araza kuruka pe araza kuyagarursa reka tuve kuri aba bantu ahubwo tugaruke gato kuri kwa Mama Ravi
mu rugo rwa komediye Keza na Biyayo bari gushwana. ariko nta kantu kansekeje nk'ukuntu Keza na Biyayo rwose barimo ariko Sharavi ni umugomo uzi ko yabeshye Keza we ngo Korodina ni marene wa Ravi. Akoze buriya ariko kanizere ko atari Korodina bavugaga nzi. ngajyayo kandi Biyayo ashobora kuba atikora Korodina. Oya Korodina aramusuzugura. Korodina ariko wowe umubona Korodina rega ifite confidence z'uko ari umupolisi ujya ubyibuka. Nanone ujya ubyibuka ntabwo Korodina ari ku rwego rwa Biyayo. ariko Korodina ni n'umunyabwenge byo ntabwo Biyayo bahuza. Ariko bajya baca umugani ariko se Biyayo ngo imbeba yose uko ingana ngo aba ari iy'iki. Ntabwo ibyo mbivuze. ibyo ntabyo nzi uwo mugani ntawe nzi. Urabuzi katwigire ahubwo kuri Anje ugarutse mu rugo. Anje aragarutse yiboneye n'inshuti Korodina ku marembo rwose ahita anamuha n'amafaranga. bagiye ariko bibaye byiza njye ndabona hari twa Shema n'ubundi hakigomera Anje ashobora kuba ari umwana mwiza. Anje ni umwana mwiza azi koroshya ibintu nta n'ishyari agira. ahubwo umuriro ushobora kuba ugiye kwaka abona Shema barimo baramushyira mu nzira adashaka. ariko se barajya ku mwanya wa Shema cyangwa arajya ku mwanya wa Rina? aza kujya ku mwanya wa musaza we n'undi kari mukuru we. ibyo se bivuze rega hano hantu biri complicated. Shema bahuza mama we, Aline bahuza papa we, akorera umuryango nayo iri gukora amakote. Ubundi ubwo bana ntibafite icyo bapfana, aragifite gikomeye. bashaka gushyingira Aline na Shema. se ubundi Shema bamukundira iki? Aline yashatse undi muntu atari umwana mubi. Njyewe ndibona mukishakira wayigenge bamugana ngo ni wayigenge. Banawuza ukuntu bose mbona ifege zuza babanye ifege. bahuza cyane ariko reka turebe mu kanya gato uraje wirebera ibintu bigiye kuba. Ibi bintu ntabwo umunsi turi bubikire. Kwa minisita umuriro uraza kugurumana cyane. Aline yabonye murumuna we. Murumuna we nawe dusanze yikora mu itabi. Oya ntabwo Anje yanywa itabi. Kasize wamusheri we kwa minisitiri none biraza kugenda bitereka agereyo nawe ahita akunda Manzi. Oya Manzi n'umusaza barabizi ukeka akunze Manzi wo kwa Ravi. Cyo birashoboka. Umuryango wose ukajya mu rugo rumwe. Oya nawe uravumbuye. Ese Korodine uyu nguyu ukomeje kubika ibanga by'uko papa Shema ari mu Bubiligi ubundi uramuvuga hehe? ni ukuvuga ngo uko byagenda kose bishobora ahubwo kuza gusobanukira muri iki gice. Ntibaze gucikwa rero baza gukurikira cyane iby'uyu munsi kuko uyu munsi ni umwoto, ni umunsi ukomeye, ni umunsi urimo intambara, abantu bose bari kuvugisha ukuri. Aline ari kuvuga ko bamufungiranye, abibwira murumuna we nawe abibwira Korodine, kandi Korodine murabizi biba byamaze kugera kuri Ganza. Ntimucikwe rero ni mu kanya k'isaha ya 4 tukaganira. Ariko kandi kantu reka nanjye nshimira abakunzi be bawe ni Entertainer Show, babwira ati mu kanya gato nibwo tugiye kubona icyitwa umuriro ugiye kwaka hariya kwa mama Shema ndetse no kwa mama Rafi. Ariko umuriro uri bwake byo